The Zoom TV 24. Yes guys, nizera ko meze neza mu bice bitandukanye kabisa. Utunakana subscribe kandi nanditse subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga handi. Inkuru iri breaking cyangwa se breaking news nuko Josiane mwashyigikiye muri benshi, umuntu yavuga ko aviyemo rugikubita kuko muri batanu ba mbere kugeza ubu bamaze gutangazwa ntabwo arimo. Ngira ngo rero icyo umuntu yababwira ni iby'amarushanwa, dukunda kubabwira ko iri ni irushanwa nyine nukwihangana wenda kwa nibashyigikiye Josiane, mwavuga ati bana ni Josiane no muntu wacu niwe dushyigikiye, ariko buriya abajaji none se wenda murabivuga iki? Murabona se bamurenganyije cyane ko ugereranyije n'ibyo abantu bavugaga. Josiane nyine n'umuntu wakunzwe cyane, mukanya nukuza kutegereza kugira ngo tureke ko bamuha wenda Miss Popularity kuko bashobora kuyimuha byo bazayimuha kuko n'ubundi yarakunzwe. Ariko ikintu wenda shaka gusaba abafana ba Josiane muri rusange no kugira ngo habeho ikintu bita fair play, bemere ibyavuye mu matora, bemere ibyo abajaji bemeje, kuko judge burya bafite byinshi bagenderaho. Ahari namwe wenda ngiye ku giti cyane wenda ngerageje nko ku busesenguzi bwanjye bw'ibyagiye biba niboneye ubwanjye, Josiane yagerageje gusubiza neza pe, yagerageje ku Kinyarwanda yasubije neza, ariko ku Cyongereza umvishe ko hari aho atabyumvishe neza. Kandi wenda ikibazo cyari cyoroshye, bamubazaga ati se ni iki kintu mu myaka 10 cyawe wishimira wagezeho ku buryo bw'ati iki kintu nakigezeho ndacyishimira, kubera icyo cyishimira, ariko umvishe ko Icyongereza niho byamwice. Ariko nanone ngiye ku giti cyanjye nubwo wenda ariho byamwice, at least nka Miss Popularity, umuntu ukobwa wakunzwe nka kuriya ntabwo bagombaga kumukuriramo rugikubite. Nibura bari kumujyana bagasindagiza apaka finali, nibura muri bakobwa batanu. Sinzi wenda niba abajaji ari byo byabagoye kureba mu bakobwa batanu ngo barebe ngo wenda ninde twakuramo ninde twarekeramo. Ariko kuri Josiane nyine urugendo rwe rwa hariya rwo kuba nyampinga w'u Rwanda rurangiriye hariya. Guys, please fair play, mwihangane, mwaramushyigikiye wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mwatoye kuri SMS, mwagize ute, mwaramwamamaje, mwakoze ibishoboka byose, ariko reka dutegereze Miss Popularity niye. Ariko kuri Miss Rwanda maybe azagerageza ikindi gihe ikintu yazakwimprovinga wenda ni Cyongereza, nubwo abantu menshi mwakomeje kuvuga ngo Miss Rwanda si Miss England, si Miss y'Abongereza, ariko Icyongereza nacyo sometimes kiba gikenewe, nubwo kuko aba Miss rimwe na rimwe bajya hanze kugira ngo bagire gucya kujya hanze bahagararira igihugu, bazavuga muri mpuzamahanga wenda nk'Icyongereza. Hagati y'icyo wamenya nuko abakomeje nkuko mubibona cyangwa muri wala batanu bari guhatana nyine harimo Kazmir, umukobwa nyine wigwanyeho kabisa, ubona ko yagerageje gusubiza neza. Harimo Gaju Anita urambaye 35, abantu benshi bagiraga kuri 30 kuko harimo 30 ebyiri, harimo 35 na 32 bagiraga kuri 30 ukajyana imwise neza Josiane, ariko byanze. Hagati ukomeje ni Wihirwe Yaspi yakomeje muri batanu, Gajani itarakomeza, Wase Sangwa Odira arakomeza, Kabahenda Lika arakomeza, ni mwiza Megan arakomeza. Ikindi wamenya nuko wa mukobwa nawe yaviriyemo hafi. Uriya mukobwa abantu benshi mwakomeza kugenda mukwirakwiza imuhamuvuga ngo ni Muyango nawe yaviriyemo hafi. Urabona ko atari muri batanu bakomeje nibura bari guhatana. Umupira usigaye hagati ya Yaspi na Gaju Anita n'Uwase Sangwa Odile, Kabahenda Lika nawe arimo hagati aho, ndetse na umwiza Megan. Ni mwiza Megan ninde utwara iyi nyampinga? Tugende muri comments. Keep subscribing. My name is Didas, I'm your host today. The Zoom TV 24. Iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze. Urwenya nabyenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe, kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga handi. Turabakunda.